Bibiliya itubwira ko Abisiraheli hano bari bananiwe kumva no kumvira icyo Imana ibashakaho. Imana ibabwira ibyago bizababaho, ibabwira akaga bagiye kuzahura nako, imaze kukababwira, ariko nyuma ibasezeranya ko nibaramuka bihanye Imana iraza kubabarira. Iyi message ntabwo igambiriye kubabwira ko mugiye guhanwa cyangwa se ibi byose nsomye bigiye kubabaho, ahubwo igambiriye kubabwira kugira ngo nimwumve iyi message mukumva icyo Imana ibashakaho, muce bugufi, murambarare, mwihane, Imana igira ute? Imana ibabarire. Reka twumve icyo Imana yabivuzeho mu gice cyaho cya 7. Bibiliya tubwira ngo Imana ibasezeranya amahoro nibihana. Iyi saha nago Imana izananirwa kubaha amahoro nimuramuka mwihanye. Iyi message irareba abantu bari kugendera mu nzira zitandukanye n'inzira Imana ibashakaho, batari kugendera mu bushake bw'Imana, bari gukora gushaka kwabo aho kugira bakore gushaka kw'Imana. Abo ngabo n'ibinkoni y'Imana igiye guhagurukira ushingiye ku byo tumaze gusoma kw'iri jambo tuvuze. Ahangaha harimo kunyagwa, harimo kwambugwa, harimo gusahugwa, bitewe nuko abantu bananiwe no kugendera mu bushake bw'Imana, bananiwe no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, bananiwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, bashaka kuyoborwa n'indamu zabo, bashaka kuyoborwa n'izindi nyungu zabo. Ariko iyi saha ndashaka kukubwira ngo nuramuka wumviye Imana, nuramuka wemereye Imana, n'ibyo ukeneye Imana iraza kubiguha. Iyi saha ninkubwire ngije guhana no guhemba, nguhitemo guhana gusa. Hari igihe Imana iri kukubona mu mwanya wabiraza guhana, hari n'igihe iri kukubona mu mwanya wabiraza guhemba. Ndashaka kukubwira ngo iyi saha hari uguhembwa, hari no guhanwa. Ikiratuma abantu bahanwa n'iki? Ni ukubera ibyo maze gusoma, uburyo bishakiye indamu zabo, uburyo bagiye bomora ingoma z'abantu z'ubwoko bw'Imana baziciye hejuru. Nibavuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yabo, kandi Imana ishaka ko tuvuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yacu. Abantu bananiwe gukiranuka mu nshingano, yaba inshingano bahabwa n'igihugu, yaba inshingano bahabwa n'Imana, yaba inshingano bahabwa n'itorero. Abantu bananirwa gukiranuka, abantu bananirwa kugenda uko Imana ibashaka, biyemeye ubucocero, bagendera mu nzira zidatunganye. Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo ariko ngo nimwihana Imana ibasezeranyije amahoro. Bibiliya tubwiye ngo ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya rivuzwe n'Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangururire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuze icya iti, nimugore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Bibiliya iravuze ngo nimugore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Imana iragusezeranya igihugu, iragusezeranya igisubizo, iragusezeranya kugirirwa neza, iragusezeranya kugororerwa nuramuka wihanye, ukihana bimwe mu byo tumaze kumva, ukihana zimwe mu ngeso tumaze kumva, ukihana bimwe mu matwara yakuranze mu byo tumaze kumva. Imana iragusezeranya umugisha. Imana iragusezeranya ko ntabwo izaguhana kuko wamaze kuyumvira, wamaze kugendera mu nzira igushakamo. Imana iraza kuguhemba, apana kuguhana. Mu cyimbo cyo guhanwa Imana iraza kuguhemba, ariko iraza kuguhemba ari uko wihanye, iraza kuguhemba ari uko wahindukiye ukakora gushaka kw'Imana. Ibi bihano yavuze by'ingo zijejeka, ingo zimeze nabi, ingo zigiye gusenyuka, nuko abantu bananiwe kumvira Uwiteka. Iyi saha ariko nimwumvira Uwiteka bazigarurirwa n'abandi. Iyo inzu yawe bayiteje cyamunara yitwaga iyawe, uyiguze yitwiye, ni ukuvuga ngo icyo gihe hazaba icyamunara cy'inzu yawe bitewe nuko wananiwe kugenda uko Imana ishaka. Iyi saha irongera iravuga ngo abagore babo bazigarurirwa n'abandi. Nuramuka utagendeye mu nzira z'Imana, bizarangira n'ubwo wari ufite n'inzira wari urimo na za divorce zikugezeho. Ariko Imana iragusaba ko nuramuka uhindukiye, aka kanya Imana iraza kugusubiza amahirwe wabuze. Aka kanya nuramuka uhindukiye ugaca bugufi, urugo rwawe rwari rujenjetse, Imana iraza kurukomeza. Urwari rugiye gusenyuka, Imana iraza kugubaka. Ariko nutaza kumva ngo wumvirire ijambo,
ngo urugo rwawe ruri mu manegeka ruraza kurangira, ariko niwumvira Imana ukagenda uko Imana igushaka, iraza kuza yongeremo akabaraga, urugo rwawe rwongere rwubakwe, amahirwe wari ubuze agaruke. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimugarukire Uwiteka, nimuhindukirire Uwiteka kugira ngo yongere abubake. Umvira Uwiteka Imana, ukumva inzira Imana igushaka ukayinyuramo, ukumva icyo Imana igushaka ukagikora, ugakiranukira Imana, ibi wari ugiye kunyagwa, ibi wari ugiye kwambugwa, Imana iraza gushyiraho iherezo, iraza kugarura amahirwe, ibyari bijenjetse iraza kubikomeza. Umva kuntu ijambo ry'Imana rivuga, riravuga muri Zaburi 128 ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese, kuko wubashye Uwiteka ukamwumvira, ugakora ibyo agushakaho, ukagendera mu nzira igushakaho. Umva kuntu ijambo rikubwiye ngo kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Imana yiteguye guha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kubera ko wemeye, kubera ko wahindukiye, kubera ko wumvira ijambo ukagaruka mu murongo Imana igushakaho. Iyi saha Imana yiteguye guhe umugisha imirimo y'amaboko yawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese. Urahirwa wowe ubasha kubaha Uwiteka, urahirwa wowe ubasha kugendera mu nzira Uwiteka gushakaho, urahirwa wowe ubasha gukora ibyo Imana ishaka gukora. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo kuko ngo uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uko kuboko kwawe kwari kwabuze icyo gukora, Imana iraza gushyiramo akazi. Inyatsi zawe ziri mu biganza byawe, Imana iraza kuzikuramo, kubera ko wagize kumvira Imana ukagendera mu nzira igushakaho. Imana irakugarukira, Imana irareba ku buzima bwawe, nk'uko tubwiye mu gice cya 7 tukabwirwa ko Imana izabagarukira nimuramuka muhindukiriye. Aka kanya niwihana, Imana iraza gukuraho ibyago byari biri ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubwoko bwanjye nibwicisha bugufi bugasenga ngo nzururuka mbakirize igihugu. Turasabwa gusenga, turasabwa kubana n'Imana, turasabwa kuba maso kugira ngo Imana ikora imirimo, ikora ibitangaza, iduhindurira ubuzima, iduhindurira amateka, itwerekeze mu cyerekezo idushakamo. Nuko Imana ishaka ko ugenda uko ishaka, ugakora uko ishaka, ukaba mu mwanya ugushakamo. Nibyo bizatera Imana gukora ku buzima bwawe, nibyo bizatera Imana gusohoza amasezerano yakuvuzeho, nibyo bizatera Imana kugukiza uburwayi wari urwaye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iki? Riratubwiye ngo bazahirwa. Hari amahirwe mufite kuko wabashije kumvira Uwiteka Imana. Niwumvira Uwiteka Imana urahirwa, kuko Imana igiye gukora umurimo, igiye gukora akazi ku buzima bwawe, igiye guhindura amateka yawe. Urugo rwawe rugiye gusenyuka, Imana iraza kurukomeza, kubera ko wigenzuye, kubera ko wisuzumye, ugasanga inzira wanyuzemo itari nziza, ugahindukira ukagendera mu nzira nziza, ukumvira Uwiteka Imana. Noneho ijambo ry'Imana tubwira ngo iki? Iyo dukomeje tukagera mu Kuva 15 umurongo wa 23 hari icyo hatubwira. Haratubwira ngo igihe kimwe Abisirayeli Imana imaze kubasezeranya igihugu, igihe yabahereje Mose ngo abakure mu gihugu cy'uburetwa barimo cya Egiputa, ibakure muri Egiputa ibageze mu gihugu cy'isezerano. Abisirayeli baragiye bagera ahantu bahasanga amazi, bagira inyota, babura uko banywa amazi, kuko aya mazi yari ahumanye, kuko aya mazi yari arimo uburozi. Bamaze guhura n'aya mazi ariko bari bafite Mose, kandi mwibuke ko uyu Mose yari afite ubushobozi, yari afite ububasha, yari afite ubudahangarwa Imana yamushizemo. Yari umukozi w'Imana, yari umuhanuzi w'Imana ugendera mu nzira Imana imushakaho. Noneho arangije, bamaze gutakira Uwiteka, Imana irangije rurutswa no kugira ngo ibarengere. Iyi saha nubwo navuze ngo ije guhana, ije no guhemba. Twavuze ibyatuma ibahana, turi kuvuga n'ibizatuma ibahemba. Imana izaguhemba kuko wagendeye mu nzira igushakamo, izaguhemba kuko wakoze gushaka kwayo. Ngo nuko barangije, Bibiliya yatubwira ngo baritotomba, bitotombera ko babuze amazi, bitotombera ko baguye umwuma kandi batabasha kunywa aya mazi, kubera ko aya mazi arura. Hari ubuzima wari urimo, hari imibereho wari urimo yasaga nk'aya mazi, ariko Imana igiye guhaguruka, nugira kuyumvira iraza gufata igiti igishyire mu buzima bwawe. Igiti bavuze, Bibiliya yavuze, Mose yakoresheje, cyashushanyaga Yesu, kuko ijambo yatubwira ngo Yesu niwe muzabibu ukuri kandi niwe giti cy'inganzamarumbo. Ni ukuvuga ngo iki giti cyashyizwe muri aya mazi agahumanuka ni Yesu. Amaze guhumanura aya mazi baranywa, babona amahoro,
baranezerwa. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana, nta ndwara nzaguteza nk'izo nateje Abanyegiputa. Iyi saha hari uburwayi bw'Abanyegiputa bwari bugufashe, hari uburwayi bw'Abanyegiputa bwari ku buzima bwawe. Imana ije kugukiza ubwo burwayi watejwe n'Abanyegiputa. Ndagutangaza amakuru akubwira ngo Abanyegiputa bari abanzi ba Isiraheli. Abanyegiputa muri iyi saha bagiranwa n'abazimu, bagiranwa n'abarozi, bagiranwa n'abadayimoni, bagiranwa n'imbaraga z'umwijima. Iyi saha Imana yiteguye kuza kugukiza ubwo burwayi watejwe n'Abanyegiputa. Iyi saha Imana ije kugukiza izo ndwara, kubera ko iyi saha wayumviye ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, nta ndwara nzaguteza nk'izo wateje Abanyegiputa. Icyo nshatse kuvuga ni uko ubu burwayi wakomoye ku kutumvira Imana. Nugira kumvira Uwiteka Imana, Imana yiteguye kuzana igiti aricyo Kristo, ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo. Mwibuke ko muri misiyo yazanye Kristo ku isi ni ukugira ngo adukize uburwayi, adukize ubumuga, aduhe ubuzima kandi aduhe kubaho, aduhe ubuzima, aduhe imibereho. Iyi saha nugira kumvira Uwiteka Imana, Imana yiteguye kuguha igihugu, Imana yiteguye kukugirira neza. Ariko Imana irashaka kuyumvira, irashaka kuyindukira ukava mu ngeso zawe mbi. Wibuke ko message ivuga ko Imana ije guhana no guhemba. Iyi saha navuze ikizatuma uhanwa, vuga n'ikizatuma uhembwa. Vuga ibihano bizahabwa abantu batagize kumvira, vuga n'ingwano bazabona kubera ko bagize kumvira. Iyi saha niwumvira ijambo uhindukire, uve mu ngeso zawe, uve mu nzira zawe mbi, uyoboke inzira y'Imana. Kubera ko iyi saha Imana ije guhana no guhemba. Ihangane uyizere Imana. Wowe watinze mu butayu, ugatindwamo n'ikigeragezo, ugatindwamo n'ibibazo, ugatindwamo n'amakuba, kubera ko wabuze umuntu, wabuze uwagutabara. Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Wowe waheranwe n'uburwayi, ndagutangaza ijambo rikubwira ngo bwira ubu burwayi bubwire ngo Imana yavuze ko nta ndwara nzabateza nk'izo yateje Abanyegiputa. Iyi saha ubwo burwayi bw'Abanyegiputa Imana iraza kubugukuraho, Imana iraza kuguha ubuzima. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera ijambo ry'Imana. Yatubwira muri Yohana 14 haratubwira ku murongo waho wa 11 na 13, 11 haratubwira ngo nimutemezwa n'ibyo mvuga, imirimo nkora ubwayo, Imana irakiza kandi Imana irabohora. Kuko hari ubuhamya bw'abantu Imana yagiye ikiza. Nange yaranyijije, Imana yaranyijije ndabibona. Imana yamaye ubuzima, Imana yamaye kugenda, Imana yamaye kugenda. Naravutse n'akamba. Iyo ngiyo yanyiyetse, iyo yanyijije uburozi, ikabunyiza ikoresha agasenda. Nawe yiteguye kugukiza, yiteguye kuguha ubuzima, yiteguye guha imibereho. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukuba mu mwanya igushakamo. Guma mu mwanya urimo, wihanganira ibyo ubona, ibyo ubona bikomeye, ku Mana biroroheje. Ndakubwira ngo umwanya urimo wo kwizera, umwanya urimo wo gukorera Imana, umwanya urimo wo kubana n'Imana, ugumemo. Guma mu murongo Imana igushyizemo, guma mu murongo Imana igushakamo, uraza kubona ineza y'Imana. Oh haleluya! Iyi saha Imana igiye kuza kudezefo, igiye kuza kuguhemba, igiye kuza guhindura ubuzima, igiye kuza guhindura amateka. Ariko iraza kubiguhindurira kubera kuri mu mubare wabije guhemba. Ariko nutumvira, nutagenda uko Imana igushaka, uraza kujya mu mubare wabije guhana. Inkoti zakujya nutaza kumvira icyo Imana igushakaho, nutaza kugenda uko Imana igushaka. Iyi saha baragusenge, baraguhanuriye, ariko niwakira. Bakubwiye ko inyatsi ivuyeho, uwa mbere arabivuga, uwa kabiri arabivuga, uwa gatatu arabivuga. Ni ukuri n'Imana yavugaga. Ariko iyi saha niwizera ugahindukira mu ngeso zawe, ukagenda uko Imana igushaka, hari imbaraga ziribwiriza, hari ibiribwiriza. Aho Yesu ageze umuraba urahunga, aho Yesu ageze hari imbaraga zibwiriza. Igihe yarageze mu mazi, Mose amushyizemo nk'igiti, amushyizemo nk'inkoni, Mose amushyize mu mazi, amazi yaribwirije. Uburibwe bwarimo, ubusharire bwarimo, uburozi bwarimo, buvamo, amazi ahinduka amazima. Abantu barayanywa, barakira, bakira ubuzima. Iyi saha ubwo buzima wari urimo, ibyo byanze kwemera, warahanuriwe n'ibyemera, warasengewe n'ibyemera. Ariko agakanya Imana iraje, Imana iraje. Icyo usabwa ni
ni kimwe, ni ukuba mu mwanya igushakamo ije kuguhemba, iraguhemba ubuzima. Niba urwaye iraguhemba ubuzima, niba ukennye iraguhemba ubuzima, niba hari ubuzima urimo bw'ubushomeri Imana iraguhemba akazi, kuko ije guhana no guhemba. Ariko umwanya igushakamo wararindiriye, warategereje, wategereje wihanganye, ugiye kubona Imana, ugiye kubona Imana, ugiye kugendererwa n'Imana. Igihe kimwe Hana, igihe yari yihanganye, yaje kubona Imana mu guceceka, Imana iramwiyereka. Abisirayeli bazenguruka Yeriko, bayizengurutse gatandatu, bari babwiwe kugenda bacecetse, ariko irababwira ngo ku nshuro ya karindwi bavuze amakondera, bavuze impundu. Imana igiye kugukura mu buzima bwo guceceka, igiye kuguha amagambo yo kuvuga, igiye kuguha ijambo aho waburiye ijambo, igiye kuguha agaciro aho waburiye agaciro, igiye kuguha ubuzima aho waburiye ubuzima. Izere ko Imana iri kumwe nawe, izere ko Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Ariko Imana iragushaka, Imana iragukeneye, Imana iragukeneye. Niba udakijijwe aka kanya ucyumvira ijambo, fata umwanzuro ukizwe, fata icyemezo ukizwe. Niba waratanye, niba warayobye, aka kanya garuka mu murongo, kuko Imana iraje, kandi iraje vuba, ije guhemba no guhana. Imana ije kuguhemba, Imana ije kuguhana. Wowe utarumva, niwumvira ijambo, niwumva uyu muburo, aka kanya wari uwo guhanwa, uraza guhembwa. Niwumva uyu muburo, wari uwo guhembwa, Imana iraza kuguhemba. Tegereza gato, Imana iraje, ije ku buzima bwawe, ije guhindura ibyanze guhinduka, ije kugusubiza. Haleluya! Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwanyu, Imana y'amahoro ibarengere. Iyi saha ntabwo Imana yantumye ngo intume ku bantu beza gusa, nta nubwo yantumye ku babi gusa, ahubwo yantumye ku beza n'ababi. Kubera iki? Nta muntu umubaho, umuntu wese ni mwiza. Iyi Imana iri kumwe nawe uba mwiza, iyo Satani akugiyemo uba mubi. Imana yahantumye kugira ngo mwirukanemo Satani wari uri ku buzima bwawe. Icyanzu waciye akinjiriramo, urasabwa kugifunga. Funga iyo nzira Satani yinjiriramo, funga iyo nzira uburwayi bwinjiriramo, funga iyo nzira ibibazo byinjiriramo, ufungure inzira yo kwizera, kuko Yesu niwe nzira. Ijambo riratubwira muri Yohana igice cyaho cya 10:9 haravuga ati nigerembo, umuntu ninjira muri iki azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona amuguri. Injira muri Yesu ubone ubuzima, injira muri Yesu ubone ubugingo, injira muri Yesu ubone gukira, injira muri Yesu amateka ahinduke. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwinjiramo neza, ni ukubamo neza. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwira n'ubundi muri Yohani 12:29 haratubwira ati, umva icyo Imana ivuga nawe. Haratubwira ngo baramubajije Yesu, baramubaza umurimo w'Imana n'uwuhe, arangira basubiza ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Ni wizera uwo yatumye, nta wundi ni Yesu. Yesu ni umwizera, arahindura ubuzima bwawe. Ni umwizera, uburwayi burakira. Ni umwizera, inyatsi iravaho. Ni umwizera, ubukode burabuvamo. Ni umwizera, amateka arahinduka. Ni umwizera, urakurwaho igisuzuguriro. Izo mbaraga z'abanyegiputa irazigukuraho, kubera ko wamwizeye, ukagenda ukashaka, ugakora ukashaka, ukaba umwanya gushakamo. Yiteguye kugira neza, yiteguye kubohora. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira kubaho, akira kubaho. Wowe wemeye kubohoka akanya, wowe wemeye guhindukira akanya, wowe wemeye kugenda uko Imana igushaka, ndagutangaza bakwiye kubwira Imana ije kuguha ubuzima, Imana ije kuguha ubuzima. Akira ubuzima, akira imibereho. Wowe wanzwe ukarekwa, akira gukundwa. Wowe wabuze aho ujya ukabura aho uva, akanya Imana iguhaye icyerekezo. Ariko impamvu ikiguhaye ni uko wumvishije ijambo, ni uko uhindukiye ukagenda uko Imana igushaka. Imana iguhaye icyerekezo. Wowe warambagijwe kenshi, ntiwabona umugabo, ntiwashaka. Abadayimoni, abazimu, imyuka mibi yakugiyeho, yarakubaze, igufungira amayira. Ariko igihe cyanzu cyafukuwe, Imana ije kugifunga, ubundi iguhereze urugo wabuze. Imana ije guhindura amateka yawe, Imana ije kuguhuza n'umuntu w'umumaro, Imana ije kuguha icyo uyisaba, Imana ije kukubakira urugo. Wowe bamaso isuzume, ugende uko Imana igushaka, ubundi urugamba uruharire Yesu. Niwe murwanyi, niwe muneshi. Iyo agwanya aratsinda, kuko ni umukozi w'umuhanga. Akira ubuzima. Wa musore byaragucanze, ikofi yawe nta kirimo, izera Imana, hindukira umva icyo Imana igushakaho. Imana ije guha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Abo kaba badafite akazi, Imana ije kuguha akazi kugira ngo umugisha wawe ubashe kuwakira ututse mu maboko yawe. Imana ije kuvugana nawe, wowe wa mukozi w'Imana wabaye mu mwanya neza, Imana igushaka, ije kuguha amavuta, Imana ije kuguha